mwaramutse kandi mwongeye kwirirwa abakozi mukunda gukurikirana YouTube channel Business zo kuri FD cyangwa se buri gihe tubagezaho ibintu byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye muzi ko tubagira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kuri kano kanya tukaba twiteze cyangwa se tukaba twiteguye kumva cyangwa se kumva ukuntu urubanza rwa Salongo ukuntu rugiye kugenda rugenda. Arizo ko Salongo ni umupfumu waje mu gihe cya kera cyane se waje akagaragara ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari umwe mu baje mu bambere cyangwa se umwe mu baje bakagera kuri zino mbuga nkoranyambaga mu bambere. Umupfumu Salongo kano kanya cyangwa se kano kari kureba no video akaba ari bwari mu rubanza. Salongo murabizi ko ari kugenda akekwaho ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, akekwaho ibyaha bigera kuri 6. Muzi ko Salongo kwenda kumizwenda kurikiranwa ibyo byaha, kwenda kurikiranwa icyango cyo kwesha ikintu cy'undi, umutungo utagaragazwa ngahano yaba yarawukomoye cyangwa se ahantu waba uturuka, n'ibindi bintu byinshi cyane cyangwa se ibintu ngo impapuro ngo nimba ari impapuro ziteme, mbese ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo byaha 6 kandi byo Salongo ari kugenda arega ngo kano kanya, ndetse bakaba banamuvuga ko cyangwa se bakaba banakeka ko ashobora ibintu kubakora akaba ari ubutekamutwe, ndetse abandi bakavuga ati nimba ugiye kwa muganga ushobora kuvurwa ugakira cyangwa se ntunakire, byose bibaho. Bamwe bakaba bakomeza kugenda bavuga ati Salongo ni umuvuzi cyangwa se ni umuvuzi twemera, abandi bakavuga ati Salongo si umuvuzi twemera kuko yatuririye amafaranga ntiyadukorera ibyo twari twamusabye. Bikaba ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuri kano kanya Salongo akaba yinjiye mu rubanza, ko mwagiye mubira mu kavideo kagiye gatangira. Salongo yinjiye mu rubanza, ariko yinjiye mu rubanza no kuri RIB yinjirana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Urabona ko Salongo yinjiye hano mu rubanza ariko yinjiranamo n'abandi benshi bagenda baregwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kano kanya kituzanye imbere ya kamera kugira ngo tubakurikirane cyangwa se twumve buri kimwe cyose, cyangwa tugenda tubagezaho buri kimwe cyose ukuntu bigiye kugenda bikurikirana cyangwa ukuntu biragenda bikurikirana etape kuri etape. Tugiye kugenda dukurikirana n'urubanza dukurikirane ese ubundi Salongo agiye kuba yakwiregura gute kuri bino byaha ari kugenda aregwa, cyangwa se biraza kuba byagenda gute. Niyo dukeneye kuba twamenya imvano ya bino bintu. Ikindi kintu bivuga yuko Salongo ngo bagezwe mu rugo igihe bari bagiye kujya kuba bamufata, ngo bagezwe mu rugo basangayo umuntu wari ufunze cyangwa se wari ufungiranye mu nzu yiwe, nacyo kikaba ari icyaha cyiyongera kuri bya bindi 6 ngo bagendaga babasha kuba bamurega. Bakavuga ati se uyu muntu yaragiye arikumara iki muri ino nzu ya Salongo, cyangwa se kuki bari bamufungiranye bakamusiga muri ino nzu, bavuga ati haba harimo gereza cyangwa se haba harimo abantu bagiye bafungirwa ahangaha. Kikaba nacyo ari ikibazo cyangwa se nacyo kikaba ari kimwe mu byo Salongo agiye kuba yakwireguraho, yiregura kuri bino bintu byose agenda kubasha kuba yashinzwe. Ndetse ikindi cya mbere Salongo abantu bategereje ko bamenya ese koko izi mbaraga agaragaza, izi mbaraga tubona Salongo yaba zifite by'ukuri. Nurizi ko Salongo twagiye tubona utuvideo twinshi tugiye dutandukanye. Ndakeka Salongo yaratangiye kugaragara kuri YouTube mu mwaka wa 2017, agaragara ari umupfumu, agaragara cyane, yakunze kugaragara kuri channel ya Max TV, niho bajya mutugaragara cyangwa se niho twagiye tumubonera ku nshuro ya mbere. Nurizi ko Salongo hari video yaje ko yagiye agaragara agendera hejuru y'amazi. Bamwe bakavuga ati ni editing, abandi bakavuga ati ibi bintu ni ukuri, abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'indi video twagiye tubona ya Salongo, tubona Salongo afata inkoni, yangiza gufata inkoni akayitunga ku ihene, yangiza kuba yayitunga ku ihene igasambagurika ndetse ikanapfa. Bavuga ati ni ibintu ese byaba bimeze gute, izi mbaraga yaba zikomara. Ari nazo kano kanya kuri tariki ya 12 z'ukwa 10 tariki 12 z'ukwa 10 2024 tugiye kuba twareba kuno rubanza rwa Salongo. N'indi video twagiye tubona, ndakeka ari nka video 3 z'ibintu mbasha kuba nakwibuka z'umuntu waje inzuki zimwuzuyeho, ndetse inzuki akaba yaranaje inzuki tubona ko ari n'izanyazi izo nzuki, tukabona zimwuzuyeho ndetse nikoreye na flat, bivuga ati ni umuntu wari wibwe yagaruriye ibintu. Ndetse hari n'indi video yigeze kuba yakwigaragara cyangwa se Salongo yabashije kuba yagaragaramo anabyivugira, avuga ati nimba uzi ko hari ikintu cyawe bagutwaye, nimba uzi ko hari ikintu cyawe bibye,
ukwiye kuba waza ukwiye kuba waza ukatugana tukaba twagufasha, yaba ari agatelefone, yaba ari amafaranga menshi cyangwa se amafaranga makeya, twagufasha ibintu byawe bigakemuka bikaba byagenda bijya mu buryo. Bikaba ari ibintu gusa bikomeje kuba yaregwa cyangwa se bakomeza kugenda bavuga cyangwa se RIB cyangwa se na leta yaje kuba yatekereza akavuga ati ese uyu muntu koko izi mbaraga yaba zifite, se undi izi mbaraga yaba zikomora he, byaba bimeze gute na gute. Ikindi kintu bakakomeza bakavuga ati se nubwo afite zino mbaraga gute aya mafaranga afite. Murezi ko Salongo afite etaje, Salongo nibwo yari kuzuza etaje, Salongo afite amazu agiye atandukanye, murazi ko Salongo afite ikigo cy'amashuri, murazi ko Salongo yagiye afasha abantu benshi bagiye batandukanye mu abacitse ku icumu, abantu b'abakene. Akavuga ati se Salongo wenda gufasha ni byiza, ni umutima mwiza, ese ubundi aya mafaranga yaba yakomora. Ndetse RIB ikaba yaratangaje ivuga yuko hari abantu ndetse babikoreye iperereza, akavuga yuko hari abantu bagiye bamwohereza amafaranga akagira abadafasha ndetse yaba atanabafashije, bagira kuvuga akabasubiza amafaranga yabo, ariko ngo ari ibintu birikomeza kugenda bigaragara gutyo. Ikindi kintu cyagaragaye hano kuri runo rubanza biravugwa cyangwa se niko birimo kuvugwa ko kano kanya ntabwo ndi ku rubanza, ariko amakuru ndimo ndagenda nyakurikirana isaha ku isaha cyangwa se umunota ku munota, ndetse nkaba ndi no kugenda mbakurikirana ndimo ndamenya buri kimwe cyose, cyangwa se ndimo ndagerageza kuba navugisha wenda umuntu waba uhari kugira ngo tubashe kuba twamenya. Amakuru ndimo ndabona mfite aha ngaha ni uko ngo hari ingeri zitandukanye cyangwa se abatangamuhamya baje aha ngaha bagiye batandukanye baje kuri runo rubanza. Hari abaje bavuga ati Salongo ni umuntu wacu, ni umuntu mwiza, ni umuntu yamfashije ibi n'ibi, bakaba ari kuri side imwe cyangwa se kuri kote imwe baje hano kuri no rubanza. Ndetse hakaba hari n'abandi baje kuri indi kote bavuga ati Salongo atuririye amafaranga yaratuvaye ariko ntitwakira kandi twamuhaye amafaranga yacu, kandi amafaranga yacu ntiyadusubiza cyangwa se yatwijeje ibintu bimeze nk'ibitangaza. Andi makuru nabanje kuba nakura ariko ntahagazeho neza kuko kano kanya ntago ndiyo, kandi nta nubwo n'umuntu wanjye wampayemo aya makuru. Ni amakuru natoje ariko nyabona nyakuye ku kindi kinyamakuru, nyabona ku Gasaro. Ndimo ndumva hari umugabo urimo kuvuga ngo hari uwo bihuriye cyangwa se bihuriye, bandakeka ko ashobora kuba yaza kuno rubanza, ngo bari batwariye moto cyangwa se bari bibiye moto, akaba agiye kuba yaza hano kuri no rubanza nawe akaza kubivuga cyangwa se nawe akaza kuba ari umutangamuhamya. Ariko murabizi ko RIB yarahamagaye iravuga iti nimba uzi ko Salongo yagutwariye ikintu, nimba uzi ko Salongo hari amafaranga wamuhaye ntiyagukorera ikintu, muze kuba mwaza aha ngaha. Ariko ngo na Salongo akaba yagiye ku yindi kote cyangwa se abandi bamukunda cyangwa se abafana be cyangwa se abajyaga kwivuzayo baba bamukunda cyane, bakaba bagiye ku yindi kote bagaragaza ati Salongo yari umwana mwiza cyangwa se yaratuvuye tubasha kuba twakira. Hakaba hari n'andi makuru nakurikiye ku yindi channel ni bari 5 guys ari kugenda bavuga bati kwivuza kwa muganga bibaho, ushobora kugenda ukavurwa ugakira cyangwa se ntukire, ariko nimba bisangwa ko igihe kinini abavura hari ibyo babeshyamo cyangwa se ntibabashe kuba bakira. Abandi bakavuga ati ikibazo cyabo n'abavuzi gakondo bo mu Rwanda cyangwa se ikibazo n'abavuzi gakondo tubashe kuba twabona ibintu bashoboye barabyemera kuko bakabikora bya nyabyo bikanakunda. Abandi bakavuga ati ibi bintu hari n'ibintu badashoboye, ariko kubera gukunda indonke cyangwa se gukunda amafaranga aricyo cyaha muri bimwe ari kugenda harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, ugasanga arabizi neza ko icyo kintu ngo atagishobora, atari uko atari umuvuzi, ariko wenda hari indwara runaka ashoboye kuba yavura, ariko izo ngizo akaba atazishoboye cyangwa atazifitiye ububasha, ariko kubera gukunda amafaranga bamuzaniye nabyo ngo akaza kuba yabemerera yuko ibyo bintu abashe kuba yaba bishoboye. Rero Salongo muri no rubanza akaba agiye kwiregura kuri zino mbaraga zibe zidasanzwe. Nanjye nko kuri ziriya video nagiye mbabwira kumva ni ibintu bitangaje cyangwa se binatangaje cyane kuba umuntu wavuga ati umuntu afite imbaraga zingana gutya, imbaraga zimeze gutya, nyine ukumva ni ibintu bitangaje cyane. Umuntu yagendeye hejuru y'amazi, ni possible. Wenda bavuga ati ni ibidashoboka, kandi bavuga ati yarabishoboye cyangwa se bimeze gute. Ikindi kintu nge niboneye wenda gikomeza kuba cyancanga, inzuki zo naraziboneye kandi ni za nyazo. Wenda inzuki niba wazorora gute mukaba inshuti mukaba abashari gute ntizibasha kuba zakurya, ibyo nabyo sinabimenya. Numvishe Yongwe muri video yiwe arimo kugenda avuga ati
Salongo nimba ari Yongwe nimba ari ngo bajya batera ngo nimba ari bya peri magana atatu ngo nimba ari n'ibiki ngo akabitera ngo ihene ngo mu minota 30 ngo nibwo isambagurika kamera kuri yego babivuze gutya ntabwo tubizi wenda dutegereje ukuntu urubanza rugiye kuba rwacibwa cyangwa se ukuntu urubanza rurashe kuza kuba rwarangira kuko nta makuru menshi tubifite cyangwa se ntabwo tubizi neza dutegereje kuza kureba ukuntu ibintu urubanza ruraza kuba rwacibwa n'ukuntu Salongo aragenda yisobanura n'ukuntu agiye kwisobanura muri kano kanya reka mbakurikirane andi makuru isaha ku isaha umunota ku munota ndizera ko ibyo Salongo araza kuba yiregura ndetse n'abatangabuhamya na buri kimwe cyose ndazi kugaruka imbere ya kamera nkazi kuba nabasha kuba nabigeraho ibi ni ibya mbere by'ikaze Salongo tumara kumubona kinjira hano ndetse n'amakuru ari kugenda avugwa ari kugenda acaracara aho ngaho gakeya byose tukaba tubakurikiranira after mu kanya ndagaruka mbahereza verisiyo yindi y'ibintu bivugiye muri runo rubanza n'ukuntu ibintu runo rubanza rwo kwashwa rwagenda ndagusaba ukanda like utange comment ukore na share ndetse komeza unadushire komeza twereke urukundo rwanyu kugira ngo tubashe kuba twakora ibintu byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye. Thanks, turabakunda.